witeguye amabuye yawe Imana izayasiga amabara meza anezeza. Ras etadiwa zabepo rafa yasirgo nubwo nta kikunezeza wigeze ubona mu buzima bwawe, nubwo nta kigushimisha wigeze ubona mu mibereho yawe, kuva uvutse kugeza aho ugeze nta humura wigeze ubona, nta wigeze akubwira ngo mwana wanjye njye ndi kumwe nawe nkwitayeho, ariko ihumura ry'Imana rije rikubwira ngo yewe uhungabana n'inkubi y'umuyaga ugasinda utanyoye, Imana iravuze ngo amabara yawe amabuye yawe izayasiga amabara meza anezeza, kandi ifatiro zawe izazishingisha safiro. Mbese umurundi we yaranditse aravuga mu Kirundi. Shalom shalom, ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Evangeliste Esther, nshuti z'umusaraba, nshuti z'ijambo ry'Imana, ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Mwabona imbere yacu hari umupapa nkunda cyane bamwita umutware wa Esther, Imana yanyihereye, reka abasuhuze abibwire. Ndabiza abantu mu nkunda, nge nawe turumwe, abantu mu nkunda niwe muramukona birumvikana, mujya mubinyerekeresha komenti, murabizi. I love you, ndabakunda cyane. Reka rero twibwira tubwire iki muri ku mutima Mana yanjye, ariko rero n'akandi kantu nza kuza kumubaza. Sheri karibu kugira ngo wibwire inshuti za Evangeliste Esther n'abadukurikirana bose, kugira ngo tubwire amatekero umwami Imana yagutekereye ngo utuzanire. Karibu. Haleluya. Amen. Yesu Kristo nashimwe. Yesu ahimbazwe. Nkuko bisanzwe dusanzwe tubana, abantu tubanye bwa mbere, nabo dusanganwe, ariko amazina ni yayandi, ni Mugisha Origene. Turashimira Imana ko itwemereye kuba muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma rero tudatinze tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Imana ikuzaniye irindi humure. Haleluya. Mbese ihumure ry'Imana ribe kuri wowe bundi bushyashya. Iminsi wari umazemo udafite uwaguhumuriza, udafite uwakuremesha, udafite uwagukomeza, udafite uwakuba hafi, ihumure ry'Imana ribe kuri wowe mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana idukunda kandi Imana itwitaho, turagushimiye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Aya masaha tuje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, ducishijwe bugufi no kugira ngo ushyirwe hejuru. Imbabazi zawe n'ibambe n'urukundo n'ubuntu no kunesha no gukomera n'ibiganze, amaraso ya Yesu Kristo yamenyeye ku musaraba Golgotha natubonekeho. Ijambo ryawe tugiye kuvuga, reka ntaba ari twe tugaragara, ahubwo izina ryawe aba ari ryo icyubahiro. Rishorerere mu mitima yacu, urikomereshe imbaraga zawe, kandi uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe, utangirane natwe, kandi uze gusozanya natwe, kandi rikora imirimo n'ibitangaza, ribohore ibyari biboshye, rishyireho inzira aho zitari ziri, rikora iby'imbaraga mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryawe ni inkota ityaya mu gihombi, rirakubita rigahinguranya inyama n'umusokororo. Turagusabye kugira ngo rireme iby'imbaraga muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma mu gitabo mu gice cya 54, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Ariko nifuje kuza gukoresha Bibiliya ebyiri, ndaza gukoresha na Bibiliya y'Ikirundi kugira ngo tuze kumva icyo Imana ivuganye natwe. Bibiliya iravuze ngo yewe urengana ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi.
uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sijye uzaba bateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wo wazize, nk'akeneza ijambo ry'Imana. Reka dusome n'iyi Bibiliya y'Ikirundi, mwumve uko ijambo ry'Imana rivuze. Hari amagambo nagiye nsangamo agiye atandukanye, agiye avuga ibintu bikomeye ushobora kubasha kumva. Hari abantu badukurikiye bari hirya no hino, ariko ndagira ngo dusome wumve. Yesaya 54 umurongo wa 11 kugeza kuri 15. Ewe uhahazwa ukazungagizwa n'inkubi y'umuyaga, ntugire ikikuremesha. Nzokubakisha amabuye yitwa Simaragido, amatanguriro yawe nzoyubakisha ayitwa Safiro, iminara yawe nzoyubakisha amabuye atukura, n'ibirimba byawe nzobyubakisha amabuye akayangana, kandi uruzitiro rwawe rwose nzorwubakisha ay'igiciro. Abana bawe bose bazokwigishwa nanjye, jewe Uhoraho, kandi amahoro abana bawe azoba menshi. Uzoshikamishwa no kugororoka, uguhazwa kuzokuba kure. Ntacu uzotinya bo n'ibiteye ubwoba, kuko bitazokwegera. Umva 15. Nihagira abagutera, si jewe nzoba mbagomoye. Abazogutera bose bazohindukirana imbere yawe, nk'akeneza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Iri jambo dusomye bivuze ibintu bikomeye. Hari igihe umuntu aba mu buzima, akaba mu buzima butagira ihumure, akaba mu buzima butagira ikimukomeza, akaba mu buzima butagira uwamuba hafi. Ewe n'abamubwira ko bamukunda bakabimubwira bari kumwe nawe, ariko hirya bamuhema. Mbega n'abamubwira ko bari kumwe nawe bakabimubwira uwo mwanya bicaranye nawe, ariko bagera hirya bakamuvuga ukundi. Ariko Imana irabireba, irabyitegereza, iravuga ngo yewe uhungabanwa n'umuyaga, yewe usinda utanyoye, yewe uba mu mubabaro ntagire igihe abona ibyishimo, yewe umuntu urangana we ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga, ugasinda vino utanyoye, amabuye yawe nzayasiga amabara meza anezeza. Amina. Imana ishimwe. Haleluya. Hari umuntu wavukiye mu buzima yisanga ari imfubyi, nta muntu n'umwe afite abwira. Ibimugoya n'ibimunanije ntawe yabyereka, ibimuca intege n'ibimurwanya ntawe yabibwira. Adafite shinge, adafite na rugero, ihumura ry'Imana rimanutse rivuga ngo yewe uhungabanwa n'ubupfubyi, azaba yitwa Simaragido. Mbese yagendeye ku gitabo cy'Ibyahishuwe kivuga amabuye aba muri rwa rurembo rw'Imana. Mu rurembo rw'Imana hari amabuye bagiye bavuga amabuye meza anezeza. Hari Simaragido, hari Safiro, hari Arugido. Mbese hari amabuye meza. Hari igihe umuntu aba mu buzima bukakaye gusa, akaba mu buzima bw'intimba n'agahinda gusa,
ariko ihumure ry'Imana riracyahari. Aleluya, aleluya. Iyo usomye ku murongo wa mbere haravuga ngo ishime wa ngumba we itabyara. Buriya mu bintu bibaho bibabaza ni ukubura umwana. Imana irareba isanga iyo umuntu wabuze urubyaro ntiwamuhumurisha kumuha amafaranga menshi. Uyu muntu wabuze urubyaro ntiwamuhumurisha kumwigisha amashuri y'ibirenga. Uyu muntu wabuze urubyaro ntiwamuhumurisha kugenda mu ndege buri munsi. Imana irangije iramubwira ngo ishime wa ngumba we itabyara. Impamvu yo kugira ngo wishime avuga ngo turagaruririmbe utere hejuru wowe utaramukwa, kuko abana b'igishubaziko baruta ubwinshi abana b'umugeni. Iby'Imana itanga bigira agaciro kuruta ibitangwa n'abantu, kandi ihumure Imana itanga rigira agaciro kuruta irizanwa n'ibindi bintu runaka. Imana iguhumurize mu izina rya Yesu. Haleluya. Narivuze ngo Imana iguhumurize mu izina rya Yesu. Amen. Aho utuye naho uri akiri ihumure ry'Imana. Haleluya. Imiyaga imaze iminsi iguhungabanya sinyizi, intambara umaze iminsi ucamo ntabwo nzizi, ariko narivuze ngo akiri ihumure ry'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 27 batwereka urugendo Pawulo yagenze, ngo arugendana n'izindi mbohe, ngo ariko ngo hari mu gihe cy'itumba ryinshi, imvura ngo yagwaga ari nyinshi cyane, ngo ariko ngo arangije ngo ari muri iyo mujyi, ngo Imana iramusanga iramubwira ngo muri uru rugendo haraza kubamo amakuba menshi, haraza kubamo indifara sayigome, ariko wowe Pawulo ntutinye, kuko uko wahamije ena sayigome kontrole eritabivala sansoma, uko wahamije muri Efeso niko ukwiriye no kuzahamya i Roma. Ntutinye kandi ubwire n'abo muri kumwe bose ko ntawe uzagira icyaha. Imana irabanza iramuremesha, Imana irabanza iramukomeza. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo ni Yesu wavuze iri jambo ubwo yari ari kumwe n'abigishwa be bari ku musozi basenga. Yesu ngo arabasanga arabwira ngo Satani yabasabye ngo bashungure kandi ngo bagosore nk'uko umugosozi agosora amasaka, ariko nabasabye kugira ngo mukomere, nimumara gukomera mukomeza n'abandi. Iri ni ryo jambo Pawulo yari ahagazemo. Imana imusanga ahantu atasanga n'umugore yashatse, imusanga ahantu atasanga n'umwana yabyaye ngo muhumurize, ngo mubwire ngo mubyeyi wanjye turi kumwe. Irangije imusanga afunze, ndetse bamwimuye muri gereza imwe bamujyanye mu yindi. Iramubwira ngo Pawulo we komera komera, numara gukomera usange imbaho bagenzi bawe ubakomeze ubabwire ngo nubwo muri uru rugendo hari buze kubamo ibyago byinshi, ariko nta muntu uri buze kugira icyaba. Barangije arabasanga arababwira ngo bari bamaze iminsi 7 batarya batanywa, arababwira ngo uyu munsi mwongere murye kandi munywe, kuko mbonye muri uru rugendo haza kubamo ibyago byinshi, haraza kubamo amakuba akomeye, si iby'inkuge gusa ariko n'ubugingo bwacu nabwo burimo. Nuko murye mukore impamba muze kubona uburyo tuza kwambuka ngo tugere hakurya. Bibiliya iravuze ngo bambuka, ngo habayemo umuhengeri mwinshi, ngo hazamo umuraba mwinshi, ngo ubwato burateraganwa, ngo butsukira mu mwaro umwe, ngo buragenda ngo bukubita nesayigombe kontrole, ngo bukubita ku ntaza, ngo ubwato burasandara. Harangije arababwira ngo buri muntu akomeza icyo afite nicyo kiza kumwambutsa kikamugeza hakurya. Ngo barangije ngo barambuka, ngo bose nta n'umwe wagize icyaba, ngo bageze hakurya. Niho dusoma mu bice 28 tugasangamo amakuru y'abantu babacaniye umuriro, ngo bageze ku kirwa cyitwa Merita, ngo
bacanira umuriro, ngo barangije barota, ngo bamaze kota, ngo Pawulo ngo aragenda ajya gutora inkwi, ngo azana umuganda w'inkwi, ngo awuzana ku rutugu, ngo ashyira mu muriro acana, ngo amaze gucana, ngo igikururuka kivamo kimuruma ku gikonjo, ngo abantu baravuga bati yemwe uyu mugabo twagendanye mbese ni umunyamakuba gusa, yaduteje akaga, yaduteje ibibazo, mbese uyu muntu kubera ikintu gikomeje kugendana nabo. Uwabahumurije babonye aguweho n'ibyago n'amakuba, ntibigeze biyumanganya ngo bavuga ngo basi hari ijambo ryiza yigeze kutubwira ibi byose bitari ibyago. Ndagira ngo mubwire, ushobora gukora neza, ukagirira neza abantu, ugaharanira kuba mu byabo, ugaharanira kuba bugufi, ariko ntihagire ijambo rizima riguhumuriza ryaturuka muri bo. Ariko nubwo utahumurijwe n'abantu, ntuzane ihumure riva ku Mana rivuga ngo yewe uhungabana n'umuyaga, ugasita bonesanse, ugasinda utanyoye. Eliza before stasegbe imira bole stanse, imfatiro zawe Imana izazisigana ifo, izazisigisha safiro. Amina. Anishim. Biravuze ngo Pawulo abonye abantu batabihaye agaciro ibyo yakoze, ngo Neshayi Edrayi afata igikururuka ngo agikumumurira mu muriro. Arangije ngo abantu barategereza baravuga batuma mu nyanja ntiyigeze apfa ngo arohame, ntiyasomye amazi menshi, Neshayi igome kontrole ngo afazize ayo mazi, none idashu rwa kibera ntiri bumukundire kubaho. Ngo abantu ngo bakibitegereje baravuga ngo nadapfa akindutse arapfa byimbye. Mbese abantu nuko bateye, abantu baca urubanza vuba, mbese abantu ukuntu bateye, mbese bavoma hafi, ibintu byabo babirebera mu gihe, ntabwo bajya bareba mu gihe kizaza ngo bizagenda bite, ntibajya bategereza ngo barebe umwanya uri buze kuza Imana izabigenza ute. Ariko izi deforastanse, izi uko yakugenje, izi ni uko izabigenza. Yewe niko yigeze avuga, avuga ngo ntibikabe ko nabemerera ngo muvuze ukuri, kandi ntibikabe ko nabemerera ngo muvuze ibitunganye. Ishobora byose nidishaye igome, nituma mpumeka, kandi umwuka wayo niwe utuma mbaho, kandi nibabaza ubugingo bwanjye. Newasayidra igome, nimefosta sedra, ntabwo nabemerera ngo mvuge ngo muvuze ibitunganye. Nimureke manze pimirwe ku minzani ireshya, ahari nimara kuvamo nzavamo meze nk'izahabu nziza y'igiciro cyinshi yatunganirijwe mu ruganda. Bibiliya iravuze ngo witinya Yakobo wa munyorogoto, kuko utazakorwa n'isoni. Amina. Hedasi Elai. Kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Amena. Mbese iyo urebye ubuzima ubayemo ubona umwana, iyo urebye igikuhagazemo ubona usebye, ariko nayo ngo nkubwire, iyo yaguhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Haleluya. Ndabyibutse umunsi umwe Yesu Kristo atangira ivugabutumwa ryiwe akiri umwana mutoya, ngo yajyanye n'ababyeyi be mu rusengero, ngo bageze i Shilo, ngo batamba ibitambo, ngo bamaze gutamba ibitambo barataha, ngo ariko batashye ngo umwana baramubura. Hari uko bamukekaga, ngo bakekaga ngo ari mu itara ry'Abishimayeli, ngo ubwo yabakurikiye, ngo bagenda urugendo rungana n'iminsi 2, ngo batari bamubona, ngo barangira ngo bagaruka kumushaka, ngo ariko bagarutse kumushaka ngo basanga ngo ahantu ari ntibabasha kumugeraho vuba, ngo batuma abantu babashaga kugerayo baramubwira ngo nimugende mutubwirire uwo mwana ko tumushaka. Ngo agezeyo, ngo bamugezeho, ngo baramubwira ngo so na nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Arabwira ngo mugende mubabwire ngo data na mama na bene data naba baraha babasha kumva ijambo ry'Imana. Yari akiri umwana mutoya afite imyaka 12. Bibiliya iravuga ngo ahasohokeye nyina ngo aramubaza ngo mwana wanjye watugenje utege na so. Arangira ababwira ngo mwashakiraga iki,
mbese ntimuzi yuko binkwiriye ko nkwiriye kuba mu rugo rwa data. mbese ibi bintu aho Imana igushyize ihagushyize kugira ngo irebe uko abantu bagufata n'uko bifata imbere yawe, ariko hari ihumure ikuzaniye rivuga ngo nubwo aho uri nta kiguhumuriza ufite. niyo yonyine nyiri ihumure ku buzima bwawe. Pawulo yabwiye itorero rimwe aravuga ngo muhumu niyo iduhumuriza mu makuba yacu kandi iduhumurisha ihumure, kuko niyo nyiri ihumure yonyine. umuntu yaguha byinshi, umuntu yagukorera byinshi, ariko ntabwo yaguhumuriza nk'uko Imana igihumuriza abandi. Bibiliya iravuga ngo mbese ni irihe shyamba rifite Imana yaryo iriba hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Yesaya ajya kwandika aya magambo yari amaze kureba ubuzima umuntu abamo mu rugendo rwe rwa buri munsi, imibereho yaya muri munsi, uburyo agendana n'Imana. Nugusenga ubona bidafatika, ukabana n'Imana ubona bidafatika, ukagendana nawe ubona bidafatika, yewe mu buryo bugaragara nta kintu nta gaciro ufite, ariko iyo kureba ifite uko ikubona, kandi iyo yaguhamagaye ifite uko izagendana nawe. iyo yakuremeye mu nda y'umubyeyi wawe ukavukira ahandi wavukiye, ukavuka mu buryo wavutsemo, ugakurira mu buzima wakuriyemo kugeza igihe iguhamagariye, ifite uburyo izabigenza. umutima wawe ugume mu gitereko, we gutinya, we kurira, we kuganya, kuko ihoraho iri mu ruhande rwawe, ntabwo yagutaye kandi ntabwo yaguciye. uko niko yabwiye Yakobo. namubwira ngo Yakobo, iyo usomye iki gice twasomye uhereye ku murongo wa 4, havuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu bute bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. impamvu ngiyi ku murongo wa 5, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina Sayigome, niryo zina rye. Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. hari igihe umuntu ageramo ubuzima bukanga, uburwayi bukaba bwinshi, bukira yarwaye, bugashya yakize, bukongera bukira yarwaye, bugahora ubwo buzima ari ubwo, ukagira ngo iwawe wakoze farumasi. ariko nubwo bimeze bityo, iyo utarwaye harwara umwana, iyo umwana atarwaye harwara umugore, iyo umugore atarwaye harwara umugabo, iyo umugabo atarwaye harwara umubyeyi wawe. ariko nubwo bimeze bityo, nubwo nta humura wigeze, ariko wimwara kuko isoni zitazagukora. Bibiliya iravuze ngo ninde wagandira icyo Uwiteka yitumye, icyo Uwiteka atekereje gukora. nta wamuvuguruza ngo amubwire ngo ibyo ugiye gukora ngo urumva ngo ntabwo ari byo, ngo ntibihwanye, ngo ntibigendanye, ntabwo bikunda. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo Yesaya atangira uyu murimo wo kubwiriza, yaravuze ngo njye ndi umwana ntabwo nzi kuvuga. Imana iramubwira ngo wimbwira ngo uri umwana, abo nzagutumaho bose uzababwira. ageze mu bice 5 araririmba ngo ndaririmbira umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. umukunzi wanjye ni mwiza, yari afite umusozi urumbuka, mbese uwo musozi ngo awuteramo urutoki, awuteramo insina nziza, ngo yiringiraga ko ruzera inzabibu, ngo ariko rwera indimu. arabaza ngo ni iki Imana itakoze cyagombaga gutuma urwo rutoki rwera ariko ntirwere? ahita afata umwanzuro aravuga ngo njyewe nzaruca, nimara kuruca nzarusenyaho uruzitiro. mu magambo twasomye mwumvisemo uruzitiro uburyo ruzaba rumeze. nzarusenyaho uruzitiro, nindangiza ndureke rwonwe ndetse runyukanyukwe rwose. Bibiliya yavuze ngo urufatiro rwawe cyangwa se uruzitiro rwawe Imana izarusingisha, cyangwa se izaruhagarikisha, cyangwa se izarwubakisha amabuye
abengerana. Mbese abazajya bakubona bazajya bavuga ngo mbega ni wa wundi twari tuzi, n'umwe twabonaga, n'umwe wahoraga arira, n'umwe utaragiraga ikimukomeza, n'umwe utaragiraga ihumure, n'umwe wavutse hahandi, n'umwe wakuriye muri bwa buzima, ni wa wundi twabonaga kwa kundi. Mbese ni uko ijambo ry'Imana rivuze. Iyo usomye Bibiliya, ibyahishuwe ibice 3, hatubwira amagambo Yohana yahawe ari ku kirwa Patimosi. Yarabwiwe ngo wandikire amatorero 7, ibyo ubona n'ibyo wumva ubyandike, ubigaragaze, kandi ubyoherereze marayika w'itorero. Marayika w'itorero, nawe ubwawe uri marayika w'ubugingo bwawe. Umva icyo Imana ivuganye nawe. Yandikiye itorero rimwe araribwira ngo umva, nzi imirimo yawe, nzi naho uba, nzi nuko no kwihangana kwawe ari kwinshi. Aravuga ngo kandi umuntu unesha nzamuha ibuye ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Hari uko abantu tukuzi, hari uko abantu tugufata, hari uko abantu twakumenye, hari uko umuryango uvuka mukuzi, hari uko so na nyoko bakuzi, ariko hari n'uko Imana ikuzi, ndetse hari n'uko isi ikuzi. N'umwanzi Satani hari uko akuzi. Akuzi nk'umuntu wari urwaye, akuzi nk'umuntu wari mu buzima budafite ishusho, akuzi nk'umuntu wavutse uri wenyine uri ikinege iwanyu, akuzi nk'umuntu uri imfubyi udafite shinge na rugero. Ariko Imana hari uko igufata, ikuzi nk'umwana wayo. Haleluya! Ikuzi nk'umuntu wayo yaremye. Uko niko yabwiye Yakobo, iramubwira ngo witinya Yakobo, rubyaro rw'inshuti yanjye Aburahamu, sinaguciye sinagutama, kandi isoni ntizizagukora. Amen. Nubwo iyo wirebye ubona umwana, nubwo iyo wirebye ubona usebye, nubwo iyo wirebye ubona upfuye, nubwo iyo wirebye ubona nta venire yawe ejo hazaza uzasiga, ariko Imana iri mu ruhande rwawe, irutone forasta igombe perita diza love forastance shirirazo odai wirimanda rafeki etodani mari forastance. Iri mu ruhande rwawe n'inyembaraga. Ndabyibutse iyo usomye igitabo cy'Itangiriro, hatwereka umugabo witwa Yakobo. Uyu Yakobo yavukanaga na Esawu, bavutse ari impanga. Arangije ngo ariganya mwene se umugisha, aravuga ati ubu ndawujyanye, nta kintu uzongera kubona. Hanyuma Mose awutwara. Esawu ngo yageze kuri se, aramubwira ngo data narinzanye umuhigo, nanjye ngumeshe umugisha. Aramubaza ngo urinde mwana wanjye kumugisha nawutanze. Aramubwira ngo ndi Esawu umuhungu wawe. Arangije aramubwira ngo Yakobo yakaba Yakobo koko. Avuga ngo umugisha wose nawumuhaye, yawujyanye nawumaze. Aramubwira ngo none nta na mukeya wansigariza, nta na muke wansigarije. Ongera urebe wikabakabe, urebe niba hari icyo wamarira mubyeyi wanjye. Nagiye guhiga, nzi neza ko hari icyo uri bumpe. Icyatumye njya gushaka umuhigo kwari ukugira ngo mbeshe umugisha. None umbwira ute ukuntu wawutanze ukawumara, njye ntacyo nsigiye. Mu bigaragara uyu Esawu nta humure yari afite ryamukomeza. Isi arebye kugira ngo amwivane mu maso nk'umubyeyi, aramubwira ngo uzatura kure y'ubutaka bwawe. Mbega umubabaro we! Yewe Esawu, uzatura kure y'ubutaka bwawe, kandi umuheto wawe ntuzaguhesha umuhigo. Mu yandi magambo, Esawu atagize icyo akora ntacyo yabona, kubera ko umugisha Yakobo yawumuriganyije. Hanyuma icyo nari nshatse kuvuga ni iki? Yakobo amaze gukora ibyo arahunga. Ahunga mwene se kuko yumvaga ibintu yamukoreye n'ibintu bikomeye azamwica. Ngo ageze mu rugendo agenda,
ngo aryama ahantu bumwiriraho se na nyina ntibahari, mwene se yariganyije ntahari, nta nshuti ihari, nta muvandimwe bari kumwe, nta yindi nkomezi afite usibye Imana yonyine yishyize mu biganza byayo. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo aravuga ngo kugukorera ni byiza mukiza wanjye, iri turo ntuye mwami rikunezeze, akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Yakobo ageze ahangaha abona nyina Rebeka wamufashije mu guteka ibi bimufasha kuriganya umugisha ntahari. Abona umuntu wamubaga hafi amubwira ati mu bana nkunda, mu bantu nemera ni wowe wanjye mu mvugo y'iki, ngo abona ntahari. Areba ise yagiye akamubeshya, abona nanone ntafite uko ari bubigenze, ngo arangije ngo afata ibuye araryisegura, ngo yisegura ibuye kubera ko yari abuze uko abigenza. Sinzi ibuye umaze iminsi wiseguye muri iyi minsi, sinzi ibuye wiseguye muri iyi minsi, niba ari ibuye ry'uburwayi ntabwo mbizi, niba ari ibuye ry'ubukene ntabwo mbizi, niba ari ibuye ry'ubushomeri simbizi, niba ari ibuye ry'ukuri imfubyi udafite ububwira, udafite epfo na ruguru ntabwo mbizi, hetadi wasayigombe, niba ari ibuye ry'uko resato benema ugenda uzisama zikagenda zivamo ntabwo mbizi, niba ari ibuye ry'uko ubona igishoro washora ntukore kabiri ugataha amara amasa ntabwo mbizi. Hetito defo, niba ari ibuye ry'uko ukora amuhaye ideni ntibakwishyure ntabwo mbizi, niba ari ibuye ry'uko ugirirwa nebefo ugirira neza abantu ariko we bakakwitura inabi ntabwo mbizi. Yakobo ngo yisegura ibuye araryama arasinzira, ubwire bwari bumufashe, igicuku cyari kinishe, nta shangazi wari uhari, nta tonto wari uhari, nta nko bari kumwe, nta nyina wabo wari uhari, nta mashuri yari yishingikirije, nta diporome, nta dogitora, nta perime, nta seritifika yari ihari, ngo yisegura ibuye, barangije araryama, barangije arasinzira, idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, nyirihumura iraza. Imana igiza nyirihumura araza ngo ashinga urwego, avuga ngo uyu muntu nubwo nta gihumuriza afite, uyu muntu nubwo nta gitade fayiwini, nta gikurikiranire ku buzima bwiwe, arangije ngo aramubwira arasayiwini Imana aturanye inama mu ijuru, aravuga ngo ni twebwe dufite ubutabazi bwatabara uyu muntu, ni twe dufite igisubizo cy'igisaboresitari cy'ikibazo uyu muntu afite, ni twe dufite igisobanuro cy'amagambo uyu muntu ari kubwirwa. Newe sayidarayi ijuru ngo rirururuka, ngo bashinga urwego, abamarayika ngo bakazamuka abandi barumanuka. Haleluya! Ngo bamwe bakazamuka abandi barumanuka. Yakobo ngo akangutse, ngo agiye kubona ngabona ngo abamarayika barazamuka abandi baramanuka, abatwara ibyifuzo barazamuka, abamanuka n'ibisubizo barazamuka. Shetisipifo ngo azamye forema, akangutse ngo arebye ngo abona Imana, aratangara aravuga ngo iwe eneshadisitari hetitututu resetorabo, aravuga ngo burya Imana iri aha hantu nanjye nkaba ntabizi. Naraye ku irembo ry'ijuru, nkwifurije kuba ku irembo ry'ijuru mu izina rya Yesu, kandi nkwifurije guhabwa ihumure n'Imana, kubwo kwiza kw'Imana kongere kwe kuri wowe. Kandi byari bimaze iminsi biguhangayikishije umutima, Imana ikuremera ihumure. Byari bimaze iminsi bikwambuye ijambo, ihumure ry'Imana ribe kuri wowe. Ne satani wiri Imana, hari igihe wagereza murefu, hari igihe wagezemo ukabazwa amagambo udafite igisobanuro, ariko nyirihumure arahari. Hari igihe wagezemo uba mu buzima budafite ishusho, budafite igisobanuro, budafite izina, ariko ndagira ngo nkubwire nyirihumure arahari.
Bibiliya iravuze ngo yewe uhungabanwa n'umuyaga ugasinda utanyoye shera arayibiri faya sansoma, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha isafiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Irindi sezerano ngiri murongo wa 13 uravuze ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Si ikibazo cy'uko bari kuzana amanota mabi, si ikibazo cy'uko bari gutsindwa ku ishuri. Hongera ubwire Uwiteka, umubwire ngo wasezeranye ko abana bacu bazigishwa nawe. Ni iki gituma babura ubwenge kandi uri umunyabwenge? Haravuze ngo abana bawe bazigishwa nayo kandi bazagira amahoro menshi, bazade forastika. Ikindi wowe ikintu kizagukomeza si ukugira imiryango minini, si ukugira deole fire sansoma, si ukugira lisansi ikomeye, si ukugira PhD na dogitora. Ruzakomezwa no gukiranuka, no deforestance. Agahato kazakuba kure kuko utazatinya, uzaba kure y'ibintu biteye ubwoba kuko bazadostara, kuko bitazakwegera. Ene sansoma ugeze kuri difa iri jambo isomye Zaburi 91 iravuze ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira ku manywa na nijoro. Havuga ngo kuko ibiteye ubwoba bidisaye gome bitazakwegera. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo desaye mugiga igenda ku manywa y'ihangu ntuzayitinya, umwambi utsemba ntabwo uzadostara, kuko uzaba kure enestanse grome shitista romenema, uzabirebesha amaso ntibizakugeraho. Abantu izovu bazagwa iburyo bwawe, abantu 1000 bazagwa imbere yawe, uzabirebesha amaso ntabwo bizakugeraho. Havuga ngo ubame forastance grene shiti elomene stance ijatari bari forema. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo kuko gukiranuka kunefari kuzeneshari ariko kuzagukomeza. 15 ariho tugiye gusoreza. Haravuze ngo ahari bazaterana, hari inama zizakorwa ku bwabo, hari imigambi izagibwa ku bwabo, hari inteko zizadefa zizicara ku bwabo, harashe edrome repadi wasaye. Ariko Imana ntabwo izaba ibirimo, ntabwo Imana izaba yicaranye nabo. Enesai gome control, imyanzuro izafatwa Imana ntizaba irimo. Mwifurije ku distance grome kubana n'Imana kugeza ku rwego ikumenyesha imyanzuro n'inama zakorewe aho utari. Mwifurije kubana n'Imana kugeza ku rwego ikumenera amabanga abadayimoni ba desa bagamire n'ibyo bateguye udahari. Mwifurije kubana n'Imana kugeza ku rwego ikunekera ikakuzanira amakuru enesai edra penita before odra, kaguha amakuru y'urugo rwawe, kaguha amakuru y'urubyaro, kaguha amakuru y'ahuri, kaguha amakuru y'aho ukorera, kaguha amakuru y'ishuti, kaguha amakuru y'abavandimwe, kaguha amakuru y'igihugu, kaguha amakuru y'itorero. Mwifurije kubana n'Imana kugeza ku rwego ikuyoboresha ubugwaneza bwa ihumure ryayo rikagwirira muri wowe, ukagwiza gukomera no kugwiza imbaraga z'umutima. Tujye gusenga Imana. Paulo Imana yamumenyesheje amakuru ari mu bwato bamwe muri yindi gereza. Sinzi ubuzima barimo ubwariko. Eske urucuruzo rwawe urufitiye amakuru? Eske urugo rwawe urufitiye amakuru? Ese akazi kawe ka buri munsi ugafitiye amakuru? Ese mu madefa abana bawe aho biga uhafitiye amakuru? Tujye gusenga Imana tubwire ngo ni wowe nyiri humure. Te fire sansoma tuhe jamais contraire ton essence humaine. Bibiliya iravuze ngo dore defa igikombe cy'ibidandabiranya cyari kiri mu biganza byawe nzakikwaka gishire mu biganza by'abakurenganyaga. Mwifurije guhumurizwa n'Imana no kurenganurwa nawe mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimira. Te wasi edo erama repitabo ozawedra ni wisans humaine et encore shiti tuleva adawesai meraze weregom. Ni wowe uzi ibyahabije imitima y'abajana abagaragu bawe, ni wowe uzi ibyatumye ihumure rishira mu buzima bwabo.
ariko turaguhendahenze wowe nyiri ihumure, wowe uduhumuriza mu makuba yacu yose, udiwe isayigome ukaduhumuririsha ihumure riturutse kuri wowe. Turagusabye ngo uze uruhure imitima yari ihabye, urasa edrome. Turagusabye kugira ngo uze ubohore iyi mitima irizatiture borevari yari mini sansomene yari kotandi barifa mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe ziganze muri twe, amaboko y'Imana atwarire muri twe, ibendera ryawe rizamuke ku bwacu, intsinzi yawe ibe kuri twe nk'uko wahumurije Yakobo ugatera urwego aho yari araye, akayita ku irembo ry'ijuru, agahita afata ibuye akarimenaho amavuta, akaryita Gilugari, na bugingo n'ubu niko hitwa i Beteli. Hubatse inzu y'Imana, yavuze ngo nugendana nanjye muri uru rugendo ukama ihumure, ukama ihirwe, nkagenda ngahiga, narangiza ngahirwa, narangiza nkaronka, sinzabura kugaruka muri iki gihugu nkakubakira inzu kuri uyu musozi ahantu na bugingo n'ubu hubatse urusengero hitwa i Beteli Shatisto Bele Mandastanse, hitwa mu nzu y'Imana Newasiri Gome. Uyu muntu wahaye urubyaro ntazabura kugushima, uyu muntu uremeye ubuzima ntazabura kuguhimbaza, uyu muntu uremeye akazi ntazabura kukuvuga neza, uyu muntu ukuye muri fari, ukuye ku gisasiro cy'uburwayi ntabwo azigera biceceka, uyu muntu ukijije kanseri ntazigera biceceka. Tirasotepevo, uyu muntu ukijije diyabete ntabwo azigera munefo, uyu muntu ukuye mu maboko y'abarozi nesitotarima ntabwo azigera biceceka, kuko ni wowe nyiri ihumure ryonyine, wowe uduhumuriza mu makuba yacu yose. Uyu muntu uburaniye urubanza ukaba umutsindishirije ntabwo azigera biceceka. Onesito Tribini iri faya sansoma, uyu muntu uhereye abantu ubwenge bakaba batsinze ku kigero cyiza ntabwo azigera biceceka, kuko uri Imana ishedevonema ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Turagushimiye Mwami Yesu, habwa icyubahiro kuko uragikwiriye, tugushyize hejuru kuko uri umunyembaraga. Turavuze ngo utamirwe kandi ufukamirwe kuko urabereye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen, amen.